wasanga RBA niba deje w'ikigo ari nawe ujya kwakira umushyitsi mukuru nk'uriya Barore yagombye kubategura nawe undi muntu ntago Barore azahoraho niba yamaze kuba deje ejo bundi ashobora kuba na minisitiri w'itangazamakuru ntago ari uzahora ayobora ibiganiro birimo perezida ariko icyo kuvuga byazi rero kuvuga ibintu gukabiriza no gukanga wagira ngo u Rwanda barufashe nkaho hari ahantu umuntu adakorora Byansi rero nubundi yahise agira ryayuririra ku mvugo umukuru w'igihugu yakoresheje yagize ati of course Rwanda will prosper the forbidden stories pieces with partners including M28 investigate well about your regime ubutegetsi bwa ati birumvikana ko u Rwanda ruzabaho ariko forbidden stories n'aba partenaire babo M28 investigate ni ikinyamakuru cyari cya Byansi byatatse ubutegetsi bwawe ingoma yawe wowe president komeza noneho I've listened in more than 2 hours of this boring presidential interview kagarara uziko interview y'umukuru w'igihugu boring presidential interview ura muhungu sinzi ikibazo afite boring tuhu reka nkubwire rero Byansi umwana kina n'inkono y'ibishyimbo nta kina n'inyama ntabwo nduhungirehe n'agasana ari bamwe nabana nduhungireho ibye byo abicisha mu nyandiko bikamenyekana Gasana we buretse bo buriya baraba nta naho bahuriye namba Gasana singaho magaze iyi si imihanda cyane Gasana nagera mu Buholandi ntashobora kumara umwaka abana na Byansi mu gihugu kimwe ngo nde Gasana harekaye sha Byansi we cyo duce witonde nakuyewe data we tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Neo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe Alright, Jaras Official TV twongeye kubana namwe turabasuje kandi tubifurije ibihe byiza cyane aho muherereye twongeye kwicara kandi muri Urban by City Blue ahantu heza cyane hari amafu n'amafunguro riko Karegeya Omar akunda kutubwira nabonye mu minsi ishize umuntu wampamagaye ambwira ati Urban uko muyivuga ndashaka kujya kwisuzuma baraharishe maze usibye ega nuko wambaye ikireza atamenye uko kera ariko burya n'ikirezi ntikiba kizi ko kera cyo gacyo abantu arabava mu Budage rwose barezervishije cyane rwose hari bashuti bacu bamaze iminsi naha buri kimwe bagifatira kuri Urban ariko wenda ugasanga nk'abagiye baza kuri Neke bazanye ibyangombwa bakagenda inzara ibishe bakajya mu duhigeni twantuza iyo uzagatsata baciye kuri Urban ariko umuntu uri mu Budage umuntu uri muri Canada wakaza azi ko i Kigali Urban ariyo ya mbere mu guteka neza ngaye nguko rero ni naho tugiye kuba tuganirira kuri kamera hari Dani nawe ugiye kuba dufasha rwose ku mashusho meza cyane ubwo nawe tumusuhuze tuboneraho no guha ikaze nyine mwese tujya tubona komanteri mutubwira mudusaba ese uyu munsi ikiganiro kirasohoka ese muri hehe bimeze bite tuba tuje kubarura harabifuje ko twavuga kuri Nzizera araburana mu kanya yego turugeraho ntigira vuba n'umuntu arabasha kugerayo ariko bahageze barabidufatira n'amakuru ya abyerekeyeho ni case ugomba kugarukaho cyane by'umwihariko kuri Karegeya Omar Pando kuko rubundi wigeze kuvuga kuri uyu Nzizera yego ariko Nzizera kumuvugaho biragoye kuko ari trio hari trio ikibazo kiri mu gatriangle Nzizera Nkunda Banyanga na Karangwa Sharire
ukuri rero bisaba imbaraga nyinshi n'inzego kugira ngo umenye ukuri nyako hagati yabo bose uko ari batatu. Ni imbaraga. So rero kuvuga kuri Nzizera buriya ubuvuzi igice. Ariko ibyo byose mu rukiko ubwo warehuzemo amarebe. Biraterwa n'icyo aburana ariko. Amarebe ariko arimo. Amarebe n'abarimo se Karangwa uramubona. Ariko si ubwo wamuga. Iko amarebe twayavuzeho ko ibyo bibanza bagurisha Kicukiro mu isambu yari yankunda banyanga na Karangwa afitanye isano niyo sambu, hanyuma company bayandika kuri nyina wa Nzizera wibera i Nyanza kabisa. Ikintu cyantunguye nuko ngo Nzizera niba afite company ya gospel marerezo ntabwo ibyo akurikiranwa ari ibya nuza birani ni nko koroshya ubukana bw'icyo akurikiranweho. Bivuze ngo ni umuyobozi wa gospel wagira ngo yazize igitaramo cyangwa indirimbo, wagira ngo ari umuntu wazize ibintu by'ibibanza n'uriganya mu masambu. Kuba hari kujya ako kantu biri gutuma birabyoroshye kumugira ngo asanzwe azi mu by'Imana kandi ni umunyamitwe wo mu rwego rwo hejuru. Oya iyo titre no erega ni nyinshi. Ni nko kuvuga ngo general ya wenda yakubise umukozi wo mu kabari. Iryo peti urishyizeho urarirenganyije. Kurwana ukaba ntago bisaba inyota nubwo bidashoboka. Ari ikintu uhuza cyangwa se cyangwa ngo umunyamakuru Karegeya yambuye banki. Iryo jambo umunyamakuru urarirenganije. Umunyamakuru ni mu nkuru, ariko rwa rubanza rwanjye umunyamakuru Karegeya ari mu rukiko kuko ni inkuru zaba nziri inkuru cyangwa byibuza aho bya umunyamakuru Jarasa akoze impanuka ze y'ikiganiro. Donc iriya gospel rero yararenganye, ntabwo uri kuburana, ntabwo mu rubanza gospel irazamo, ari mu masambu. Ari rwiyemezamirimo wenda aho sava, rwiyemezamirimo Nzizera sava, kuko ari kugurisha ibibanza yarubaka imidugudu itoke, ariko gospel ngira ngo nuko ariho yamamariye. No uraharenganyije ufite, uraharenganyije. Niba yarahamamariye kuri isaka bari gukurikiranwaho uburiganya n'inyandiko mpimbano zitari iz'ibitaramo, gospel yireke. Ibyo rwose reka tuze kumenya iby'urwo rubanza wenda tumaze kumva iburanisha uko riraza kugenda. Tumenye abanyamakuru benshi babikurikiranira hafi, nitutabasha kugerayo baraza kuduha. Urubanza nubwo rwancika ntirwacika Theo ntago cyane nanuza na wundi bakubise kubera Nzizera D'Antoni nibo ba mbere bari. So rero ni ibyo ngibyo, ariko kandi Karegeya ku munsi w'ejo ngira ngo nibwo twabonye ikiganiro umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye na RBA. Ni interview yari itegerejwe na benshi, ndetse yanyuze no ku bitangazamakuru bitandukanye, TV10 banyujijeho, Flash banyujijeho, Royal, ngira ngo hafi mainstream zose iki kiganiro cyari kirimo gitambukaho. Yego na za Isango Star ngira ngo nabonye bafisha. Ange namenye bya TV10 gusa. N'abandi niba n'ahandi baragerageje. Niko bimeze. So rero ikiganiro umukuru w'igihugu yikije ku bintu byinshi cyane mu byo yabajijweho, ariko kandi n'ubundi agaruka no kuri Rwanda Classified cyangwa se Forbidden Stories. Avuga ati nabonye itsinda rwose ry'abanyamakuru bishyize hamwe. Ntabwo yaryitse itsinda. Harimo conglomerate ni nk'umudugudu. Numvisemo akantu kajya kumera nka agglomeration, cyongereza cye kirakaze cyane ntabwo ariko agglomeration ni nk'umudugudu. Ni nk'abanyamakuru nk'umudugudu w'abanyamakuru, ni nka village nk'ahantu ku gasozi ahantu hari abantu. Conglomerate sinzi yakoresheje. So rero abigarukaho avuga ko nawe yabibonye, ngira ngo wagiye ubivuga kenshi, avuga ati ibi ntabwo ari ibintu byo kwirengagiza, ni ibintu binini abantu bagomba kurespondinga bakagira icyo bavuga, kuko kuba batangaje ntabwo umwanzuro ari ukuvuga ko babeshye gusa, bagomba kubivuguruza.
yego umukuru w'igihugu pa kuvuguruza komuteri ikiganiro cya mbere nakoze Rwanda Classified gisohoka navuze ngo inzego za leta abavugira leta bayerekane ngo bereke abanyarwanda n'isi niki kizima niki cyukuri kirimo niki kinyoma kirimo niki kiri ukuri bakabirije urabyumva uko niko basesengura umwandiko wari wo wose abakira riba lettres zikibaho muri analyse gusesengura umwandiko ibyo byose urabireba ahabayemo gukabya ahabayemo kugoreka ariko nukuri okay so rero yabigarutseho ariko ntiyabitinzeho nkurikije igisubizo yatanze ko nago yabitinzeho avuze ko rwose ahubwo abo bantu bakabaye amafaranga bashoye muri ibyo bayakoresha ibindi ariko ngiye ntabwo ariko nshaka gutinda cyane ahubwo ndashaka kuza no kugaruka kuri uyu munyamakuru Samuel Byansi Beka nawe udahwema gusubiza ndetse wahise unafata iyi tweet ya RBA akora reply asubizaho reply ya Kasamutwe bari ko nabivuga ewa katubirebe yego aha ngira ngo ko yari yabanje no kuvuga byinshira ibyo ndi kugenda njyaho ni ibya nyuma ariko yari yabanje mbere na mbere kumvikanisha ko ikiganiro nubwo bwose kigiye kuba urumva uwitwa Barore ukiyoboye hari ibibazo atashobora kubaza kuko ngo ariho kariyeri ye yahita irangirira oya no mu yindi tweet yarabivuze nyine ati ndabizi ko Barore hari ibyo utabaza kuko wibeshye ukabibaza ubwo umwuga wawe w'umunyamakuru wawe urangira ubwo kuyobora RBA ntibyaba bikibaye kuyobora ibiganiro ntibyaba bikibaye kuba umunyamakuru byaba birangiye ariko urumva nabyo yego nta simamya ni nk'ibyo byose abantu bakeneye kubivugaho perezida wa repubulika wamaze ikibazo gituma ahita kuvanisha ku kazi cyangwa akagusibisha mu mwuga Barore ni mukuru natwe turi bakuru ushaka kumaza ikibazo wenda ntagusubiza uko wabishakaga ariko ntabwo yahita avuga ngo bakwirukane numva nyine byansi aremereza ibintu n'imivugire ye n'imyandikire ye n'amagambo ahitamo biba bisaba ko abandi bantu bongera bakayacacanga yego bakayacacanga simamya perezida wa repubulika ikibazo bamubaza kigatuma akwirukanisha mu kazi ni ikihe koko ntabwo ndi kucyumva n'abahuswa kimwe baramajije bamubaza uko yaje i Kigali nubwo hari umuntu wanyibukije babaza ukuntu ababwira ukuntu yaje mu Rwanda nk'inshuro 3 ababwira ukuntu yazamutse mu Kanogo peyaje akajya gusura umuvandimwe i Butare agaca ku kiraro cya Nyabarongo ari ibibati ngo bisakuza icyo batamubajije jewe hari umuntu warabinyibukije ati mu kiganiro impamo ngo naravuze ngo bahuswa kimwe agomba kumaza ngo icyo gihe wabaguje gusura umuryango wabaguje gutembera cyangwa hari ibindi ako rero ntago bakamaje nese uko nabivuze mu mpamo nubu nkaba mbivuze bahuswa kimwe utaba mubonye bakabimubaza yabirukanisha mu kazi wenda ashobora kutabasubiza ibyo bashaka nkuko nanjye ibyo ndi gukeka ashobora kuba yarabagaje gusura umuryango aje gusura umuryango cyangwa se aje gutembera u Rwanda rwamubyaye cyangwa aje no mu kandi kazi ibyo nibyo urumva ariko wakibaza none ngo Barorego ahita atakaza akazi biriya no gukabiriza no gufata u Rwanda nkaho cyangwa use umukuru w'igihugu kamufata nkaho ari umuntu ufatiraho imyanzuro ikibazo ni ikibazo nyine ahubwo ikindi wenda byasaba yirengagije icyo yaza icyo yari kuvuga nkuko yaramaze iminsi avuze ko ibyo nta gihamya mbifite ariko yarabivuze avuga ko muri neke hari abakozi ba OGS bapanga communication neke ikora ibyo se yavuzemo n'amazina ibijya gusa nibyo ni nkuko ari kuvuga ahubwo wowe Barore ibibazo uri bubaze hari ahantu binyuza bikamara icyumweru babisuzuma hanyuma ukaza gukurikira uwo murongo icyo nicyo kuko ntago Barore nawe nka directeur wa RBA cyangwa umunyamakuru senior yabyuka gutya ngo yicanye na president ngo ahimbe ikibazo agihimbiraho ibyo ntago ari imbere y'umukuru w'igihugu iyo avuga icyo rero ntago kuvuga ngo wakibazo ukagenda gutese ajya hese
umukuru w'igihugu ni umubyeyi azi nuko abantu banakosa usibye no gukosa kuri mikoro hari n'abakosa ibirenze ibyo cyane hari abakosa muri coffre fort hari abakosa ku biturika hari abakosa byinshi hazwi no umunyamakuru uri mu kazi ukabaza ikibazo kera na byansara bizi uretse ko nari ntaramubona muri kino kibuga cy'itangazamakuru kera Perezida wa Repubulika yakundaga kugira ibiganiro bya buri kwezi n'abanyamakuru bagatumira ntabwo babazaga buri muntu ngo urabaza iki hari umunyamakuru ntabwo nimuka ikinyamakuru akora yigeze kumubaza ngo hari hakiri Laurent Gbagbo muri Côte d'Ivoire abaza Perezida wa Repubulika ngo kuki uganira na Laurent Gbagbo kandi atizewe cyangwa se isi itamwemera ibintu nk'ibyo Perezida yavuze ko yamusubije wowe se kunganira nawe niko bose bakwemera Perezida umunyamakuru yaratashye buracyakomeza akazi ibyo ukurikije iyo temperament uko yitwara ababizi ko ari abantu batandukanye yego uriya muntu mukuru w'igihugu n'umuntu wabaye no mu bintu bya ibintu by'ubunetsi ubutasi biba birimo no gusesengura amakuru ukayahuza n'uvuga ntabwo Barore rero asitaye ku kibazo nubwo bidashoboka kuko ntiyakibaza akizaniyeho n'undi wese wamubaza ikibazo ntabwo yakizira kuko bisaba kubanza ukareba akibajije kubera iki hari n'undi mwana wigeze kumubaza niba bari muri Serena abantu baraseka asegura ikibazo nuko none se perezida abantu bahita abivuga muri abantu bahita baseka hari ntuza nyinshi kandi umukuru w'igihugu rimwe na rimwe niyo umubajije ibyoroheje cyane ahubwo araseka ariko kuvuga ngo yakuvana mu kazi aho Barore yamubwiye ati uradutera inkunga se akazi Barore amazemo imyaka hafi 30 urambwira ko hari ikibazo ari wazi ubwenge n'uwabaza azi kumenya ngo abajije mu ruhe rwego yego kandi Barore ni umuyobozi w'ikigo kinakomeye by the way kuko nahariye bundi yakabaye ahubwo icyo umuntu yakwibajije nuko wasanga RBA niba deje w'ikigo ari nawe ujya kwakira umushyitsi mukuru nk'uriya Barore yagombye kubategura nawe undi muntu ntabwo Barore azahoraho niba yamaze kuba deje ejo bundi ashobora kuba na minisitiri w'itangazamakuru ntabwo ari uzahora ayobora ibiganiro birimo perezida bagombye gutegura abandi ariko nibwo buryo urabwo kuzana ba Martine no kugira bamenyere iki n'abandi agomba kubatoza hakiri kare ntibimere ntibyumvikane ko buri gihe mu Rwanda Barore ari we wabaza perezida ariko nabazwa kimwe barabikoze bigenda neza ariko icyo kuvuga byazi rero kuvuga ibintu gukabiriza no gukanga wagira ngo u Rwanda barufashe nkaho hari ahantu umuntu adakorora kuvuga ngo yakibaza akirukanwa mu mwuga gutize araruvuga ukagira ni gereza nase niwe wa mbere wabajije ikibazo perezida kiri controversial henshi cyane kandi nawe ahora byiteguye ko ari byo bamubaza biri ku murongo ibitannye ibigoramye akabigorora kumwitirira ko yakwirukanisha umuntu icyo nzi cyo niwe wazamuye Barore yabanje no kumuha inshingano mu mushyirano wa 2020 na ubanziriza ushize ambwira ati kuki utigisha wakwigisha abantu ikinyarwanda ngira ngo ni nabyo byatumye mushyira kuri ntuza amuzamura akamuha ubuyobozi bwa RBA kugira ngo nibura ashyireho n'iryo shami ahubwo Barore inama ari umwaka ataracyari iryo shami n'ejo barongeye babisubiramo kandi ibyo bintu babishinze Barore babishinze Barore abanyarwanda bose bareba ababa mu gihugu n'ababa hanze mu mushyikirano wa 2020 na ubanziriza ushize ati Barore mwakwigishije abantu n'ejo babisubiyemo so rero ubwo nasubizaga icyuko hari ikibazo Barore yabaza umukuru w'igihugu kikamukoraho tugite gutyo icyo ntacyo paraporo ya Barore ubwenge azi experience afite paraporo y'umukuru w'igihugu nawe uzi abantu mu byiciro byose buriya umukuru w'igihugu ashobora kukureba agahita amenya icyo uhatse n'impamvu so rero none Barore umukozi wa leta uyobora ikigo cya leta navuga ko bayoborana none n'ibigo bituranye noneho buriya niba hari umuturanyi wa perezida wa Repubulika mu biro ni Barore ntabwo ni Barore kuko RBA na presidence biraturanye ariko mu rwego rw'akazi Barore aturanye na perezida urumva rero buriya reka mubwire
ushobora no gusanga bajya banyuzamo bagasangira agakawa cyane Eh, why not akamuhamagara ati tusangira agakawa ushobora gusanga abarore rwose agakawa gafatira hakurya y'umuhanda none urumva byasaba ko ngo yamubaza akagira yamubaza ngo bikamukoraho ntabwo ibyo ngibyo mu bya edayeri mu byakora erega simbizi mu byakora ku muntu ntabwo ari ukuvuga ngo ubajije ikibazo ahubwo ukibajije urinde ukibajije nde ukibajije ute inyuma yabyo hari iki inyuma yabyo hari iki yego rwose ntabwo bihamya nanjye nzi ko duhuye nkamubaza ntacyo byantwara ukereka no kuba wagezaho yego nyine rero ntabwo icyo cyizere cyo kumubaza umva nyine byanse kubera Rwanda Classified ni inkubiri ndende ikomeza rero kandi numva byansaba twitinga mu cyongereza asa naho abwira abatazi ikinyarwanda abanyamahanga bira ni nko kwerekana nyine bati mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ntago upfa kumubaza ibonetse byose ariko niyo yabikora ntabwo yabikora abarore kandi n'abarore nawe urwego ariho ntabwo yabaza ibibonetse byose bituma akorerwa ibyo no yabanje no abariya bagabo baganira nk'abaziranye urabibuka amubwira baramubwira ati ese kumaze kuba sogokuru wa kanaka na kanaka asubiramo amazina y'abuzukuru yego rwose na perezida mukuru usize ati nta nubwo narizi kukiyibuka urumva ko baziranye hanze y'akazi hanze yo kuba baturanye mu biro urumva kugira ngo umenye abuzukuru b'umukuru w'igihugu b'umuturanyi wawe ku biro b'umukoresha wawe nk'umuntu waguhaye akazi kugira ngo umenye na composition familiale hari ubwo hanze y'akazi hari ibindi rero byasiyikanga imibanire y'abarore na perezida wa repubulika inamaze igihe by the way cyane ntabwo yavamo ikibazo giteza impagarara oya ari barore ntiyakibaza anasitaye akakibaza umukuru w'igihugu afite uburyo yabyoroshye so rero urumva ariko nyine turabitindaho kubera ko byansaba bafite iyindi agenda niyo mpamvu iyo biri mu cyongereza abantu bakabyumva bahita bavuga ati ati wa muntu uko akaze yavana directeur w'ikigo cya leta cy'itangazamakuru yamuvana ku biro kubera ikibazo amubajije abantu rero bagatinya ariko nta urumva iyo mudu y'ikiganiro yatangiye kwinjira mu buzima busanzwe ubuzima bw'umuryango bw'igihugu abo bantu baba bafite umukino wa gicuti ntabwo ari ibintu ntabyita gukise ntabwo nta mugaga ariko urumva byansi we yabyise ibindi byansi rero n'ubundi yahise agira atyayuririra ku mvugo umukuru w'igihugu yakoresheje asubiza ku kijyanye na Forbidden Stories avuga ngo Rwanda will prosper perezida niko yavuze noneho Rwanda ruzahoraho kandi ruzabaho neza rwose rutera imbere byansi nawe araza yuririra hati of course Rwanda will prosper uretse gatoya umukuru w'igihugu arahandi yavuze ngo you can crush a person but you can't crush a people a nation avuga ati ibyo wakora umuntu ukurashinga sinzi niba ari nko niba ari kumuhungabanya reka byite gutyo kambyoroshye kumuhunganya kumuhutaza ariko societe communauté igihugu abaturage u Rwanda ni rutariko abaturage bacyo si bato niko yavuze hanyuma komeza ibyo byansi yavuze ndabona uri gutinda ntabwo uhita uhereza abantu isomo urase yagize ati of course Rwanda will prosper the Forbidden Stories pieces with partners including M28 investigate well about your regime ubutegetsi bwawe ati birumvikana ko u Rwanda ruzabaho ariko Forbidden Stories n'aba partenaire babo M28 investigate ni ikinyamakuru cyari cya byansi byatatse ubutegetsi bwawe ingoma yawe wowe perezida komeza noneho aho ni urumva ni arakomeza aragira ati regime always change ubutegetsi burahinduka igihe cyose even the most cruel nubwo ubwicanyi nubwo abicanyi burahinduka ubw'abagome burahinduka the beautiful country and its people will always be around
igihugu cyiza n'abaturage bacyo bazahoraho and always speak out for our freedom, human rights, kandi natwe dukomeza tuvuga uburenganzira bwacu bwa muntu. More activists, human rights defender will emerge in and outside Rwanda. Abaharanira impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu bazahora bavuka yego mu Rwanda no hanze yarwo. Beside the cost you set. Beside the cost you set. Batitaye ku kiguzi washyizeho. Yego. I've listened in the more than 2 hours of this boring presidential interview. Ako kantu kukoroshya. I've listened in more than 2 hours of this boring presidential interview. Hagarara. Ngo nahoze numva ikiganiro kigera hafi amasaha 2 ikiganiro boring. Kirambiranye. Oya. Boring ntabwo ari kurambirana. Kuboringa ni nko kujenana. Ni nko kujenana. N'ikintu kigiye gitoya gishobora kuboringa. Uzaje ikibazo si delay. Ikibazo si ntabwo ari igihe. Kuboringa ni nko kuba ibintu bitari se nkwereke nkubwire ngo ikize. Ibimenyetso by'umuntu wa borinze. Waruje mu nama, waruje mu nama wenda itinze gutangira n'urugero cyangwa harimo urusaku cyangwa umwe aravuga hariya inama twakoreye kuri crown ntiyari itangiye kuboringa se harimo abantu bari kubaza ibibazo bahagaze ku ntebe abajujura abasohoka bahagaze. So icyo nshaka kuvuga ni iki, by the way amasaha 2 nibaza ko atagezeho twe twumvaga yanarenga ahubwo icyo twe tubona icyo twe twabonaga nkaho ahubwo avuze bike kibaye kigufi byanse wakita kuboringa, ariko uko byamera kose uko uri mu gihugu uri umunyagihugu umukuru w'igihugu ngo araboringa. Uzi ko interview y'umukuru w'igihugu boring presidential interview. Nibyo nakubwiye ubushize mvuga kuri uko yasubije Rudatsimburwa. Ura muhungu sinzi ikibazo afite. At least ushobora gukora akazi ukagukora mu bwubahane, ukubaha abakuru, ugakoresha amagambo aboneye. Ntabwo president aboringa. Mobutu iyo bagari bufata ijambo kuri radio, polisi mu muhanda yahagarikaga imodoka, muvoma zigahagarara. Ntawigeze avuga ko Mobutu ya boringaga. Ambetant boring ni nka ambetant kwa mbeta urumva ni nko boring gutesha umwanya mbese bidakwiye simbyumva. So kubikoresha ku mukuru w'igihugu numva ari ukurengera. Ngira ngo na meya ntago babikabivuze. Okay. Hanyuma baba Fidel Castro uko yigeze kuvuga disikuru y'amasaha 48. Yego. We no muri UN yajyagamo kwa kundi agatara kaka mu minota yawe yashize agafata mushwara agapfundikira ka gatara agakomeza kabisa. Naho ndumva yaravuzemo nka 3 cyangwa. Rero icyo nabivugaho vraiment ku muntu muzima warezwe ntushobora kuvuga ko umukuru akora boring interview. Boring to who? Kandi reka turebe ibyo ngibyo. Ubwo ndimo ndareba word choice le choix de mots ndasesengura. Choix de mots boring ntiyagomba kujyamo par rapport y'uvugwa. Icya kabiri niyo bya boring byansi ntago boring abumvaga kuko ngewe nashyize nicaye hamwe kugeza interview irangiye kandi numvaga kuko numvise ari n'ibitavuzwe ariko ndati iraboring. Cya kabiri ibyavuzwemo kameme bya ingingo zavuzweho nta nimwe itari ngombwa ahubwo izindi zari ngombwa hari n'izasigaye cyane. Ariko nyine byansaka bibonamo boring ku mukuru w'igihugu ibyo bintu ntabwo ari byiza habe namba. Reka nguhe urugero hari igihe
hari igihe mushobora kujya ahantu mutegereje umushyitsi mukuru agatinda nta n'umwe uvuga ko yabaye bored ariko okay katwikomereza gusa nyine ntabwo ari ubwa mbere byanse kubijyanye n'amagambo akoresha nakubwiye ayo yasubije rudatsimburwa nakubwiye nanjye iryo yigeze gukoresha rimvana ku rubuga twabanagaho nuko ibya byanse nuko simbizi niba ariko ateye niba bikora bishaka niba ari uguhubuka ariko mu bijyanye no guhitamo amagambo akaremera agakomeza agira ati and I now understand why he prefers Barori's soft balls. Buretse gatoya ngo noneho ngo menye impamvu bahitamo Barore ariko Barore ayobora ikigo gikomeye icya kabiri ni icya leta icya gatatu Barore ushobora kumugurutse dushakira umunyamakuru akasanga wenda abagakoze iriya interview yamaze kubohereza kuri tera hakava rero ntabwo interview irahagarara Barore akitanga sibyo ariko ntabwo kuvuga kumuhitamo kidasanzwe se niki rese ari gihe Barore atayoboye ibiganiro birimo perezida twakira ku matora ya 2017 muri convention Barore yari MC ko nta cyavuzwe urumva ni wa mujyo tujuru ni wa mujyo wa Rwanda classified ariko ntabwo Barore sibwo bwa mbere uyuza kumbwira uti now I understand why you prefer umunyamakuru wa RBA wenda inyaruguru akaba ariyo bazana ariko kuzana Barore nakubwiye ngo Barore yujuje byinshi pasiteri senior ari mu banyamakuru bamaze igihe umuyobozi w'ikigo cya leta wahawe uwo mwanya n'uwo bari kuganira baturanye mu biro si Barore ahubwo si nuko nyine afite inshingano nyinshi atabaye Barore se yego haba nundi ariko kuvuga ngo niyo mpamvu yahisemo Barore komeza you prefer Barore Barore is soft balls Barore is soft balls ubwo ni nka kaumva nukuri umva magambo bari gukorera aha why not even at least try to dare ask him about the parents who have lost their children in that useless war in DR Congo uretse gatoya nayo nako ndagasesengura ati Barore ntiyatinyuka kumubaza akababaro k'ababyeyi bafite abana bagwa mu ntambara mbura mu maro ya Kongo yo muri Kongo buretse aho ntago turavuga ntago Barore yabaza icyo kibazo mbere yuko abariza agahinda k'ababyeyi mbere yuko avuga ko abana bagwa Kongo nukubanza akamenya koko n'ibiyo ntambara 1 u Rwanda rufitemo uruhare 2 niba koko ari imbura mu maro aho niko yakabaye amubaza ngo iterime imbura mu maro yavuze ngo useless war aha yamubaza atariko ibivugwa ku Rwanda rwaba ruri muri Kongo nibyo akabanza akamusubiza yarangiza avuga se mubona siri iyo ntambara yabifite akamaro bati yego akamusubiza nakosi akamusubiza none akabona kuza kubaza ese nta bana b'abanyarwanda baba bayigwamo bakamusubiza ati burubikana intambara subukwe hanyuma se ababyeyi babo mwumva gahinda kabo wabyumvise process urumva rero ikibazo cye ni suggestion ni nk'icyanyuma cyakabaye ikibazwa rero kuvuga ngo Barore ntiyatinyuka kumubaza gahinda k'ababyeyi nawe ubwawe ntago ariko waheraho rero urabaza ababyeyi ngo bafite abana bapfuye urabizi ko abo bana bari yo koko urabizi ko bapfuye se koko urabizi ko iyo ntambara se u Rwanda rufitemo uruhare urayizi se ko ari imbura mu maro urumva utuntu twose ntago rero usibye na Barore nawe nanjye ntago twabaza gutyo wabaza ngo iyo ntambara bavuga bahora babishyira mu majwi y'u Rwanda ruriyo yabyemera ko se ifite akamaro se yabyemera ko nta bana se bayigwamo yabyemera ko ababyeyi babo mubafata muti ibyo byose byasara bizi komeza ati ntabwo kuvuga ngo Barore ntiyatinyuka kubaza icyo kibazo nta n'umunyamakuru mu Rwanda n'umwe watinyuka kubaza icyo kibazo kuko ntiyakibaza aricyo ariko icyo kubaza ku Rwanda ruri Kongo ntabwo nta nubwo waba ari uwa mbere ukibajije icyo cyo nta munyamakuru utakibaza yego hanyuma igisubizo ubonye ukabona kubaza ibyo by'inyuma n'ejo cyarabajijwe komeza ati is this really what Rwandan wants or are they just too scared of this president atese ibi ngibi koko nibyo abanyarwanda bashaka
cyangwa se bafite ubwoba bw'uyu muperezida bw'umukuru w'igihugu. None se bw'uyu mukuru w'igihugu this president nabyo ubwo ako ka visi ariko icyo bishatse kuvuga none se byansiwe azi icyo abanyarwanda bashaka. nta na system dufite mu Rwanda yo kugaragaza icyo abanyarwanda bashaka uretse nk'amatora. yego Amatora kuko ndibuka statistique irabara ntiyimenya ntago igiye ikora nta bushakashatsi bujya bukora bwo kumenya ibyo abantu bashaka amarangamutima yabo. Cyo kora kuba dukunda ibirayi n'umuceri ibyo it's obvious. Kuba dukunda gutega moto n'amabisi dukenera kugenda birumvikana. Kuba dukunda amahoro ubumwe n'ubwiyunge ibyo byakumvikana. Ariko kumenya ngo abanyarwanda bashaka ko u Rwanda rujya muri Kongo upa niba se batakohereje ukaguma mu kazi kawe ubundi cyetse uvuze ngo wenda icyaba ikibazo cyendi kuri kakandi kari kabanje kubaza ngo ese abasirikare bajyayo babishaka. Ariko pana abanyarwanda bose ari umunyarwanda utafite naho utazi n'utazi ko bibaho hari n'utazi niba muri Kongo hari intambara cyane rwose akikomereza ibye byanzi se arashaka kuvuga ngo abanyarwanda ibyo bashaka abanyarwanda bose bamenye ibyo bashaka. No, hari n'abashaka kurya imbwa, hari n'abashaka kwambuka Nyabarongo n'amaguru, hari n'abashaka hajemo n'abatinganyi. Abanyarwanda bamenye ibyo bashaka keretse ubabwiye ngo muri iki gihe nimwerekana ubushake bwanyu. Aho rero tubibona nko mu matora nta bindi. Abanyarwanda se bashaka bimwe aho mu Gakinjiro abamotari abanyamakuru abakandida abahinzi b'umuceri abamateke abarobyi bo mu Kivu abantu bose bamenye ibyo bashaka. Buri wese ashaka ibimufitiye inyungu kabisa. Yewe nkanje shaka icyo bahuriraho n'amahoro. Yewe shaka internet y'imbaraga nkashaka na ntuza bya bindi bakase nihe bya bindi rura yakase mu Rwanda nibiki naraza adi zo mu Rwanda. Ariko umotari we arashaka ko bavanaho Sofia cyane sibyo uwo mu Gakinjiro arashaka ko bagabanya imisoro. Abanyarwanda bose babinye ibyo bashaka. None kuri Kongo mu bibazo abanyarwanda bafite na kantu gato cyane kuko ubwo ofete bikonserina ndi abajyanye n'ibiturika abo mu gisirikare n'ababyeyi babo bana no kumenya niba babaye bariyo bajyayo babishaka. Wenda no ukavuga uti none mujye mubanza murebe mubaze uri tayari kujya Kongo yego utabishaka agasigara. Ariko pana abanyarwanda bose ibyakobona abanyarwanda bose ati also ikindi cya kabiri gutinya umukuru w'igihugu ubundi se unamutinyutse wakora iki? undi umukuru w'igihugu so gutinywa abanyarwanda no kubahwa. Abanyarwanda muri 2017 98 n'ibice birenga bamushyizeho imitwaro imizigo yabo yose bo tubundi turigaramira. Abyumva ni uvuga ngo ibyo akora abikora mu mwanya wabo bamutoye. Urikumva ni ugenda akamenya ati ndabona abayutuberi babaye benshi kamera bazigabanyiriza imisoro internet muyongere ejo bundi ashobora no kuvuga ati na ads zo mu Rwanda zize mu kanya akavuga ati abamotari bari kuvuga ko moto zihenda agamagara umuhinde zana uruganda mu Rwanda. Ibyo byose abitekereza kubera ya majwi yahawe cyane. Icyo gihe rero bamuhaye majwi niko kubwereka ngo byose birebe nkeneye kuryama nkasinzira wa mugani wa Kenisi ibyo biri kuri we. Ndakorera amafaranga ninyahembwa nyakubahwa mukuru w'igihugu kubera ijwi naguhaye uzandindira umutekano nyarye ntuje cyane uzandindira abana aho biga uranyumva ntihazagira untunga urutoki naraguhaye ijwi ryanjye. Ibyo niyo manda twamuhaye. Niyo manda pe bizi ibintu ushaka urashaka kubaza ko abanyarwanda bashaka iki kandi baravyerekanye 2017 nejo bundi bagiye kongera ahandi se uzapimira ubushake bwabo ahandi wapimira ni hehe ibintu by'abanyarwanda bashaka ibyo abanyarwanda bashaka nyine barabimuhaye barabimutuye. Ibyo atazakora bazabyerekana nabo cyangwa babimubaza. Inzira ipimirwaho icyo abanyarwanda bashaka ni amatora. Hanyuma iyo bamutoye n'uvuga ngo tuguhaye byose itegeko nshinga uriturindire inzego amategeko ajyeho guverinoma ishyira mu bikorwa unyuranyije nabyo inkiko zimurebe. Ibyo byose Perezida wa Repubulika niwe ugomba kubigarantisa bitabaye niwe
we turebe hari ibyo ni ukuvuga ati hari ibyo twavuganye utari gukora izo ari zagira inka zashisha kibondo ngewe twebwe hano muri no mihanda ikiduhangayikishije na internet igomba kwiyongera na ads nunda kabifite ibye nunda kabafite bose hanyuma twarabimushinze nawe ubwe hari ikibazo Barore yamubajije yambwira ngo aha Barore yaramubajije ngo yaramubajije ntibasa naho wumvikanye neza umukuru w'igihugu mu gusubiza asa naho abiciyeho Barore arongera amazi ati mu byo nari nakubajije ariko harimo akantu ko kukubaza ngo the challenger of you is yourself nibwo yamubwiraga rero ati nanjye igihe cyose mba ndwanira kugira ngo hari n'ibyo akora tutamubwiye wakabireba ati abanyarwanda bakeneye iki imihanda ya kaburimbo twese tuba tuyikeneye ariko ujya kubona ukabona muri karitsiye aha ngaha mu Kiyovu babanje wo munsi y'iwanjye imyaka 3 wo haruguru y'iwanjye nabo bakawukora inkweto yanjye njya mbwira abantu sinyikandagira ku muhanda w'itaka reka mva mu nzu nyihanaguye nkagera mu kiganiro impamo ikiyaga ntabwo nkandagira ku muhanda w'umukara ntabwo umusabye yarabirebye abona ko mukeneye cyane so rero kuvuga ngo abanyarwanda bashaka iki arabizi kurusha azi ibyo bashaka nawe ari byo bamushinze 2017 ejo bundi arabizi nawe ko arikorera evaluation ibidatagezeho ntabwo abyishimira kuko abanyarwanda barabishakaga hanyuma akomeze ibyo yarabisubije Barore yamubajije ikibazo gituma asubiza gutyo avuga ati dukomeza twameriyora okay iyi tweet yayisoje agira ati also I'm very sure that Yolande Makolo and the president's team formulated those questions overnight ati ikindi ntashidikanyaho nuko Yolande Makolo n'ikipe yose yo muri presidence yaraye ikora ibyo bibazo yandika ibibazo hanyuma ati Barore and that young lady cannot ask anything ati they have not vetted ati araseka nka kwa kundi yasetse avuga ko New Times ari ikoresha raporo za rudatsimburwa ariko avuga ati ibyo bibazo ndabizi ko Yolande Makolo na n'ikipe muri presidence yaraye bitegura noneho Barore n'uwo mwari yego bo ntago ba okay kuvuga ngo sibo babyikomporeje swati ariko se ubusanzwe ubundi byansiwe yumvaga Barore we hariya yabarizaga abanyarwanda so uwakompoza ikibazo wese ni mu nyungu z'abanyarwanda hari n'ababibazaga bari bahamagaraga ku matelefone icy'ingenzi nuko babaza umukuru w'igihugu akagira ibyo asubiza mu nyungu z'abanyarwanda ntabwo ari ngo byakompojwe na Barore byakompojwe na Kagabo byakompojwe na Makolo ese bafatanyije bitwaye iki ese none Barore abikompoje wenyine akagira icyo yibagirwamo kandi twari tugikeneye bibaye ikipe uwero mal ikibi nuko byava mu ikipe ngari bikaza bituzuye cyangwa bikaza bikocana ngewe cyo mbigaya byari biki nge numvaga rwose abantu bari gwisanzure ariko hari n'abahamagaye bari hanze so rero kuvuga ngo no icyo nzi cyo muri pratique en general natwe ubwacu na minisitiri umutumiye mu kiganiro impamo cyangwa uri bujye gukora interview mu biro bye ariko ngo hereza ibibazo kare cyane rwose akabyigaho so kuba rero nose ubwo Yolande Makolo yabakora iki nyine atabanza kureba ibibazo birabazwa umukuru w'igihugu kuba yabanza akabireba cyangwa se akabigorora cyangwa akabiganiraho na Barore ikigenzi nuko bibazwa neza biri ngombwa kandi bigahabwa ibisubizo bizima bivuye ku mukuru w'igihugu so kuvuga rero ngo bibazwe n'umuntu umwe ngo runaka byikomporeze abanyarwanda ni mu nyungu z'abanyarwanda niba bibajije neza ibiri ngombwa byabajijwe ku nyungu z'abanyarwanda uwaba yabikompoje wese icyo mbamya ko nuko ari Makolo n'ikipe muri presidence bikompoza hari aho nawe yanabimwibariza bagahita bohereza CD kuri RBA cyane rwose kuki bakenera se ko Barore ari uza kubivuga ni ijwi rya Barore bashaka cyangwa no kamera ibyo nabyo ari ibintu umuntu agera icyo nzi cyo umuntu mugira bugirane interview byanze bikunze no nemu n'akarere n'umujyi wa Kigali n'intara ndavuga ngo uzana ibibazo tubanze tubiganire yego rwose
sibyo byiza se ikigenze se umusaruro uvamo cyane sibyo no gusubizwa none ikigenze se uko bisubizwa ibibazo biberaho gusubizwa kandi ku nyungu rusange Cyane. z'abanyarwanda hari Cyane. ikindi ababa babikompoje bose yo nashaka ari baba ari meya wa Gisagara wabikompoje ikigenze nuko byabajijwe bikabonerwa ibisubizo ku nyungu z'abanyarwanda ntago ari kuzabarore ntago ari kuzoya yabazaga rero urumva rero icyo ngicyo icyo kukinenga simbizi cyo kora mana yanjye byansi simbizi byansi sinzi kabisa boring presidential interview okay reka nsoreza ahangaha ariko mbere yuko wenda nsoreza kuri aka gatwiti kuko ko ntabwo ndi bugatindeho cyane reka nibutsa abantu ko Neo Travels iri gufasha abanyarwanda n'abandi bose babyifuza kuba bajya hanze y'u Rwanda gukorera kwiga no kugira ibindi byose muhakorera munyuze muri Neo Travels bakorera hano mu mujyi muri Centenary House ushobora kubahamagara kuri 0788 837 so ukabavugisha ubundi nawe bakagufasha cyane cyane ko baragufasha ibindi mukabivugana nyuma yes so rero ni ibyo ngibyo ariko nari nshatse gusoreza kuri iyi tweet yindi ariko si nyitinda kuko ndabona nawe yarigira inama akayisiba nubwo nyifitiye kopi buri cyanditswe kiba cyanditswe nani yabyanzise atiki ati genda ndagukize nduhungire hewe nubwo we nagasanda nta tandukaniro gusa turi kumwe mwese mbakunda kubi yarayisibye sha reka nkubwire rero byansi umwana akina n'inkono y'ibishyimbo nta kina n'iyinyama ntabwo nduhungirehe n'agasana ari bamwe nabana nduhungireho ibye byo abicisha mu nyandiko bikamenyekana gasana we buretse bo buriya baraba nta naho bahuriye namba gasana Alfred uramujyanye na nduhungireho utekereza agahita ashyira kuri Twitter gasana we ibye ashobora no kumara imyaka 3 utamwumvishe kandi ibikorwa bye byumvikana ibyo reka nkubwize ukuri gasana niba mwemerera igihugu cy'ubuhorani nikimwemerera kwa ambasaderi w'u Rwanda muri kira gihugu byansi ntashobora kumara umwaka hariya ndakubwiza ukuri either azajya mu kindi gihugu cyangwa ze mu Rwanda ndakubwiza ukuri uziko byansi burya ataza abantu gasana uramujyanye na nduhungirehe hagati ya gasana na nduhungiye mu bijyanye n'aka kazi hajyamo abandi bantu nk'ijana nta nubwo nduhungire yaba wa gatanu kuri gasana nta nubwo bahuye gasana ari minisitiri wigeze umwumva kangahe ngiye twigeze gukorana umuganda nuza za Rubaya turanabyina afata n'ijambo ariko no byonyine no kumureba nagari nduhungire ushatse kumenya uko atekereza mutwitinga ushyiremo izina rye maze urebe arakumanukira ariko gasana mu mwaka byansaritiranya gasana na nduhungirehe ntabwo abizi ahubwo buriya niba atazi gusoma match nahindura ingendo gasana nagera muri kiriya gihugu ntabwo azakibanamo na byansi ndakurahiye si ngaho mpagaze iyi si imihanda cyane gasana nagera mu Buholandi ntashobora kumara umwaka abana na byansi mu gihugu kimwe either byansi azakivamo cyangwa gasana amwohereza i Kigali ibyo byo umuntu abyitege rwose ntabwo azi gasana donc afite kwa avuga gake donc fete bashaka kuba baramubwiye agahita siba oya no yasiba atagira niba yabitekereje gusa c'est une erreur gukompara Nduhungire na gasana Nduhungire ni umuntu mwiza kuko we ibye naho rwose ibyo aravuga murarangizanye donc mu kuvuga Nduhungirehe frère Eban urushinge rurazamuka cyane urwa gasana ruri hasi ariko mu gukora mu bijyanye n'ubutasi ntabwo ngonde gasana harekaye sha byansi we cyo duce witonde nakubyewe data we aha
cyo kora nuko asoza nyine diplomatique bavuga ko bose bakunda ariko niba koko avugishije ukuri ko abitiranye afite ibibazo nta mahuriro namba ibi bintu ahubwo wenda ndabona asa nk'ubivuga nkaho yarasa nkaho arokotse nduhugire ndagukiza ariko ntabwo yabwira Gasana ngo ntabwo yakira Gasana kukina wowe kandi niba hari portefeuille ikaze cyane mu kiriya gihugu na byasarimo yabura utazi Gasana aramubarirwa avuga gake ariko ibikorwa bye tuba tubana nabyo ni nka kwa kundi tugura imigati muri alimentation ariko hari umuntu uri kwipondero uwo kwipondero tutamuzi nta makuru ari uwo kwipondero ari uwo kwikarayi ari uwo kwifuru umugati tukabona muri alimentation imigati myiza iyikora se umuhanga ari kwipondero cyane tukabona tubona imigati upondera sasa ibyo ngibyo mbivugiye aha rwose niharenze umwaka byansa akiri muri kiriya gihugu na Gasana akirimo nk'ambasaderi muzancarenjinga ongera uyisome hagiye atarayisiba ngo iki yaranditse ngo genda ndagukize duhungire hewe nubwo we na Gasana nta tandukaniro gusa turi kumwe mwese mbakunda kubi sawa rero itandukaniro rirahari rinini cyane duhungire n'ubu turi kumuvuga ejo azahamagara ikiganiro adutumire muri Minafete duhure gutya umuvuze akumva hari aho kamuriye nawe aragusubiza cyane ariko Gasana ntuzumva ajya muri ibyo n'imyaka amaze muri Minisiteri y'Umutekano ndakumenyesha ko ataba yaravuze mu itangazamakuru inshuro zirenze 3 ntabwo zirenga none nduhungire wari wamubona ni amazina wongera kwibuka ari uko yero pepije none se nduhungire wari wamubura icyumweru cyose wari wamubura icyumweru reka aragereranya ibitageranye kashaka nagira mbese reka turebe wenda ashobora kuba akaresistance gatoya nabonye bira bihugu bisigaye bibanza kwiga ku madosiye kugira ngo byemere ko umuntu aba ambasaderi muri icyo gihugu ariko nibamwemera icyo nzi cyo byansi niba yabaga muri etage ya 5 arajya muri cave ya 10 kandi nabwo atekereza no kuva muri icyo gihugu icyo cyo sawa rero sezerana reka ngusezerere utahe ngushimire cyane ku mwanya wawe Karegeya ngushimire cyane wakoze rwose kudufasha kumva ibintu muri umwe cyangwa ubundi cyane by'umwihariko kuri tweet cyangwa tweet zitandukanye byansi yagiye tweetinga agendeye n'ubundi ku kiganiro cy'umukuru w'igihugu yagiranye na RBA asante sana asante umuntu uzakubwira ko azi aho abacu bapfuye bajya azaba ari umubeshyi. Urupfu nicyo kintu dufiteho amakuru make kuruta ibindi byose. Icyo tuzi gusa nuko abacu bapfuye tugomba kubaherekezanya urukundo n'icyubahiro. Ngiki icyo One Love Funeral Services babereyeho, gutabara no gukomeza ababuze ababo. Mu guherekezanya uwanyu icyubahiro, urukundo no gukomeza abasigaye, One Love Funeral Services ibaha isanduku, ikabafatira imva kandi ikayitunganya, ikabaha serivisi zose zirebana n'indabo, itegura ahashyingurwa n'ahakorerwa indi mihango ijyanye nabyo, ibaha imodoka itwara uwitabye Imana corbillard, itambutsa ku mbuga nka YouTube umuhango wo gushyingura, live streaming, ikora imyambaro iriho amafoto n'amagambo yo guherekezanya kwigendera, ifata amafoto n'amashusho y'imihango yose, ariko cyane cyane ifata mu mugongo, yifatanya n'abasigaye ikabafasha gusohoka muri ibyo bihe bigoye. One Love Funeral Services ikorera ku Gisozi mu Gakinjiro mu nzu ya Gift House. Bahamagare kuri 07 88 99 3064. Wikwiheba, humura. One Love Funeral Services irahari ku bwawe.